Niyonkuru Fabrice wifuza kuzaba Visi Perezida yasazwe n'ibyishimo nyuma yo gushyikirizwa inzu ifite agaciro ka miliyoni 15. Niba ukurikira amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda ndetse ukaba ukurikirana cyane amakuru anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, nta gushidikanya izina Fabrice Niyonkuru usanzwe urizi. Ni umwana w'umuhanga mu byo avuga no mu busizi. Impano itangaje afite y'ubusizi yatumye abasha guhura na Madame Jeannette Kagame. Kuri uyu muryango wa Fabrice Niyonkuru washyikirijwe inzu nziza cyane wubakiwe n'akarere ka Nyamasheke. Byari ibyishimo bikomeye ubwo uyu muryango washyikirizwaga iyi nzu kuri uyu wa gatatu tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022. Fabrice yavuze ko bagiye kujya aryama agasinzira kubera ubwiza bw'inzu bahawe. Yashimiye cyane Madame Jeannette Kagame ndetse na Perezida Kagame kuko ari bakesha ibyiza byinshi akomeje kugeraho. Mu ijambo rye Fabrice Niyonkuru w'imyaka 13 y'amavuko yumvikana abwira ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA ati ndumva ameze neza cyane, nari maze imyaka 13 ngendagenda, so ndashimira ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke kuko bumfashije nkaba ngeze ahangaha. Ndashimira Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame kuko nabo badufashije tukaba turi ahangaha. Nabwo nshimira n'Imana kuko niyo data wa twese iri mu ijuru. Yakomereje ku nzozi zavuga ko ubuzima bwe bwose buzarangwa no gufasha abandi kuko nawe yafashijwe. Ati njyewe inzozi zanjye uko namera kose nzafasha abandi kuko nanjye baramfashije, dufatanye twubaka urwatubyaye. Nkweretse ubuzima naturutsemo, nkweretse naho ngeze, ntabwo wabyemera. Nakoresheje impano yanjye nzamutse ubwo namaraga kugera mu biganza by'akarere ka Nyamasheke. Ubu ngubu nanjye ndi kumva ntekanye, ntangiye kwegeka umusaya ngasinzira. Akarere ka Nyamasheke kanditse ku rukuta rwako rwa Twitter ko inzu yashyikirijwe umuryango wa Niyonkuru Fabrice ifite agaciro ka miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Bagize bati umubyeyi wa Niyonkuru Fabrice wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu mpano idasanzwe yo kuvuga imivugo no kuririmba yashyikirijwe n'ubuyobozi bw'akarere inzu yo kubamo ifite agaciro ka miliyoni 15. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François yise Fabrice icyamamare, asangiza abamukurikira inkuru nziza yabaye kuri Fabrice n'umuryango we aho bahawe inzu yo kubamo. Yanditse ati ubuyobozi bwiza bukemura ibibazo. Umubyeyi w'icyamamare Fabrice ubwo yashyikirizwaga inzu nziza yubakiwe na leta y'ubumwe yashimiye cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu ku miyoborere ishyize umuturage ku isonga. Inzu yashyikirijwe Fabrice n'umubyeyi we yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba iriho inzugi n'amadirishya bya metalike, irimo sima na parafo nziza cyane. Mu nzu hagaragaramo ibiribwa n'ibikoresho by'isuku byahawe uyu muryango mu gutaha inzu. Mu ruganiriro harimo intebe nshya ifite igikoni n'ubwiherero byubakishijwe na by'amatafari ahiye. Ku ruhande hari ikigega gifata amazi y'imvura n'inzu isirimutse y'agaciro kenshi abihuje no kuba yubatse mu cyaro. Fabrice wahawe inzu n'akarere ka Nyamasheke ni muntu ki? Fabrice Niyonkuru ni izina rimaze kumenyekana mu myidagaduro yo mu Rwanda. Ni umusizi akaba n'umuraperi. Indirimbo ye yamamaye cyane mu mwaka 2017 mu gihe cyo kwamamaza Perezida Paul Kagame, aho Fabrice yumvikanye aririmbira ashimira cyane Perezida Kagame. Ati ndavuga wa musaza simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza udutangira mituweli, amatara ku mihanda, akoroza abanyarwanda, akohereza inka mu giturage zikarinda zigera kuri bose abakecuru n'abasaza, ariwe Paul Kagame. Ubuhanga bwe mu busizi no mu muziki byamubereye iturufu yatumye ahura na Madame Jeannette Kagame, wagaragaje ko nawe yanyuzwe cyane n'impano y'uyu mwana. Tariki 9 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2018 nibwo Madame Jeannette Kagame yasangije iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani n'abana barenga 200 barimo Niyonkuru Fabrice w'inyamasheke wanahawe umwanya akavuga umuvugo we. Fabrice Niyonkuru yavuze umuvugo ushimira Perezida Kagame na Jeannette Kagame, anabashimira ko nyakatsi yacitse burundu mu Rwanda. Ati ndashimira Perezida Kagame n'umubyeyi Jeannette Kagame badutangiye mituweli, ntawe ukirwara ngo arembere mu nzu, ubu turiga tukanatsinda, batuzaniye gira inka munyarwanda natwe tunywa amata yera. Ndashima ko yaduteje imbere mu turere twose. Fabrice Niyonkuru avuka mu mudugudu wa Nyagashinge, akagari ka Mubumbano, umurenge wa Kagano, akarere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Ababyeyi be ni Byukusenge Vestine na Nzabihimana Alfred batunzwe n'umwuga w'ubuhinzi. Ni umwana wa gatatu mu muryango avukamo. Icyakora ntabwo samwemera nk'umwana we,
ibi bikaba bishengura cyane Fabrice ndetse akavuga ko bishobora kuzagira ingaruka ku buhanzi bwe. Nyina wa Fabrice yaganiriye na Kigali Today mu mwaka wa 2018 atangaza ko uyu mugabo wakabaye ari se wa Fabrice atamwemera ndetse ngo nta nubwo yigeze amwiyandikishaho. Siwe gusa atemera, ahubwo ngo mu bana batatu babyaranye yemera umwe gusa. Amakimbirane bafitanye yatumye batandukana, buri umwe ajya ku bukwe. Fabrice abana na nyina mu rundi rugo yashatsemo. Mu mwaka wa 2018 Fabrice yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Nyina wa Fabrice yatangaje ko ku myaka 6 aribwo uyu muhungu yatangiye kugerageza guhimba imivugo ariko akibanda cyane ku ndirimbo. Yavuze ko Fabrice akunda cyane guhora asoma ibitabo. Iyo yumvaga ko Perezida Kagame yasuye akarere ka Nyamasheke ngo Fabrice yarwanaga no gushaka kujya kumureba, ariko nyina wamukurikiraniraga hafi akabona ari iby'ubwana ntabiha agaciro. Nyina avuga ko ari nubwo yamucyahaga. Niyonkuru Fabrice avuga ko mu nzozi ze yifuza kuzaba Visi Perezida. Umunyamakuru Ephraim Musabwa yabajije Fabrice impamvu yifuza kuzaba Visi Perezida, aramusubiza ati nuko ariyo ntego mfite, kubera Jeannette Kagame yanteruye. Ntabwo Fabrice azibagirwa ibihe byiza mu mateka y'ubwo yaterurwaga na Madamu Jeannette Kagame. Iyi ni Rise Up Media TV. Wowe utarakora subscribe, uyu niwe mwanya kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.